Reka ngushimire kuri wowe udukurikiye kuri ino YouTube channel, ari nako shimira wowe wafashe umwanya wawe ugakora subscribe, ukaba wariyandikishije ku bantu barenga 3,000, muri abantu b'agaciro. Niyo mpamvu mbafashe uyu mwanya wanjye nkabashimira, kubera ko muba mwaramaze kunyereka yuko ibyo dukora mubikunze, ari nayo mpamvu mufata umwanya wanyu mukareba video zacu dushyizeho. Ngira ngo kubo twatangiranye mwagiye mubona video zitandukanye, zaba izo gukora amasabune kuri no YouTube channel murazibona, izo kubigisha gukora amaforomo agiye atandukanye, izo zose twagiye tuzibanyurizaho hano murazibona. Ariko ndagira ngo dutangire kujya dukora ibintu biri ku rundi rwego, apana ibyo mwabonaga bisa nkaho biciriritse. Muri iyi minsi ndashaka ko ibintu twongera tukabizamura bikajya hejuru cyane, bitewe n'uko ngenda mbona umunsi ku wundi abantu badukurikira biyongera. Niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro wo kujya nshishamo nkabashyiriramo n'utuntu tw'ubwenge, kugira ngo tubashe kugumana mwigira kuri no YouTube channel, dukomeze kubana mu biganiro bigenda bikurikirana. Aha rero ngira ngo nubwo waba utazi kureba neza, nubwo waba amaso yawe afite ikibazo, iyo urebye isabune, ukuntu isabune hano tuyikata imeze, ngira ngo ubasha kubona ko ibintu tuba turi kwerekana ari iby'ukuri. Ubasha kubona yuko ibi bintu tuba turi gukora bishoboka. Kandi ikindi, hari icyitonderwa mbere yo kugira ngo ubashe gukora isabune nk'iyi ngiyi. Hari ibyo ugomba kubanza kwirinda, atari ukuvuga gusa ngo ngewe maze kwiga gukora isabune gusa, mfite amafaranga yanjye, reka mpite nyarukira ku isoko ngure ibikoresho byanjye ntangire business. Hari ibyo ugomba kubanza kwirinda. Ugomba kubanza ukamakinga sure nimba ibintu ugiyemo wamaze kwitegura neza, ukabanza ukamakinga sure nimba ibintu ugiyemo pura warayikoze neza, ejo utazahomba ugatangira gusebya umwuga wenda ngo nta kintu kivamo. Kandi mu by'ukuri ibi bintu ntabwo ari ibintu wakora ngo ubure amafaranga, ariko ni n'ibintu wakora ukabura amafaranga bitewe n'uburyo wabikozemo. Niyo mpamvu ugomba kwitonda ukamenya ngo gushora kwanjye shoye mu biki, ese amakuru ufite ni ay'ingenzi arahagije. Niyo mpamvu mpora mbashishikariza igihe cyose ni ukubanza ugashaka amakuru yizewe, ukabanza ukareba se ibikoresho nkoresha bihagaze amafaranga angahe. Ese nimba ari amavuta nkoresha ahagaze amafaranga angahe. Ese nimba ari caustic soda nkoresha ihagaze amafaranga angahe. Ibyo byose ukabanza ukabibara witonze. Ngira ngo nta pressure uba ufite yatuma wihombya, kuko ibi bintu ntago wenda ngira ngo ibi bintu byo gukora isabune byizwe n'abantu benshi mu by'ukuri.
bitewe n'abo ngenda mbona bampamagara kuri telefone, banabyize bagiye babyiga ahandi, umubare munini usanga ari abantu bize gukora isabune ariko mu by'ukuri amakuru bafiteho hafi ya ntayo, nta makuru na makeya bafite, utamubaza ngo ese umuti w'isabune nimba ngiye gukora umuti w'isabune nkukora umpagaze angahe, ese nkuramo iyihe nyungu? Ibyo byose akaba ari byo bishobora gutuma warize gukora isabune, warangiza ukaba ufite amafaranga yawe hariya, ukagura ibintu biguhenze, warangiza ugatangira bizinesi, mu minsi mikeya ukaba urahombye, ariko guhomba kwawe bidaturutse kubera ko isabune ihombya, ngira ngo ntabwo isabune wayikora ngo uzahombe, ahubwo ibikoresho ushobora kuba wakoresheje nibyo bishobora gutuma uhomba, ndetse n'uburyo ubikoramo bishobora gutuma uhomba. Niyo mpamvu mbere ya byose njya mbabwira ngo mbere y'uko ukora isabune, mbere y'uko ugira ikindi kintu ushaka, aho kugira ngo utakaze ibihumbi 500 mu gukora isabune ubihombe, watakaza miliyoni ukabanza ugashaka amakuru, kuko ibyo ngibyo bishobora gutuma amakuru wamenye ku gihe utangira gukora ibintu byawe, izina ryawe ukarizamura, izina ryawe ntiryangirike, ariko ushobora kuba uvuga ko watangiye nk'umuntu uzi ibyo watangiye, ariko mu by'ukuri utabizi, ugahomba bya bihumbi 500 byawe, ukica izina, ndetse na wa mwuga wawe ntuba ukiwukomeje bitewe n'uko wakutse umutima, bitewe n'uko byaguteye ubwoba. Niyo mpamvu rero igihe cyose mpora mbabwira ngo banza ushake amakuru, mu by'ukuri ntabwo ibi ngibi ari ibintu wakora ngo uhombe. Ikintu cya mbere ni ugutinyuka, ikintu cya mbere ni ukubanza ugashaka amakuru, kandi ayo makuru ukabanza nyine ukamakinga shuwa ko ayo makuru ufite yizewe, bityo ugatangira wa mushinga wawe nta kibazo na kimwe kibirimo. Hari abantu nagiye mbona munyandikira mumbwira ngo ese ngo ko ino sabune tuba tubona uri kuvanga iyo isa nk'umukara ngo ni ukubera ko uba utakoresheje whiting, ariko mu by'ukuri ibi bintu muba muri kubona, isabune iyo wayikoze neza wayivanze yafashe uku nguku muri kubona, ino sabune iyo imaze kuma neza uhita ubona ko ari isabune isa nka kake nk'izi tubona ku isoko. Ngira ngo kandi ku isoko abantu benshi mwagiye mugurisha amasabune atandukanye, ntago mwigeze mubona ku isoko bakunda isabune y'umweru cyane. Igihe cyose isabune y'umweru cyane ntago bayikunda, ni nayo mpamvu mutajya mubona twiriwe twirushya ngo twakoresheje ibara. Ushobora gukoresha ibara ry'ubururu kugira ngo nyine uhindure nyine isabune yawe ize isa ubururu, ariko umweru inshuro nyinshi bitewe n'amavuta dukoresheje, bitewe n'ibara tuba tuzi iyo sabune iri butange, ibara ry'umweru turaryihorera tugakora isabune, kandi isabune ikaba imeze neza. Aya mavuta rero nk'uko mwayabonye ni amavuta adasanzwe pe, ni amavuta adasanzwe, aho rwose isabune uyibona mu gihe gitoya, kandi ni amavuta atarushya nk'uko yandi mugenda mubona, kuko ngira ngo amavuta, ubwoko bw'amavuta nabwo
bushobora gutuma isabune yawe igupfana, kuko amavuta nubwo yose akora isabune, ntago amavuta yose akoreshwa kimwe. Uko wakoresheje ubuto, uko wakoresheje amamesa, uko wakoresheje kirineri, uko wakoresheje amavuta y'ubwoko bwose bugiye butandukanye, ntago amavuta akoreshwa kimwe. Ugiye usanga harimo akantu k'itandukaniro kagiye gatandukanya amavuta n'ayandi. Ari nayo mpamvu mubona twebwe hano hari ibyo tutashyize muri aya mavuta, kandi mu yandi mavuta hajyamo ibintu byinshi. Niba dukoze isabune tugakoreshamo ibintu bitatu, isabune ikava mu bintu bitatu, ngira ngo muba mwabibonye ko ibintu tuba twakoze biba byakoze kandi tukabikora neza. Kuri wowe rero udukurikira kuri no YouTube channel, ngira ngo muri iyi minsi ngiye kuboneka ntago bikimeze nka mbere, aho mwategerezaga video ikamara icyumweru kimwe, bibiri, bitatu, ukwezi kugashira, amezi abiri agashira. Ndi kubasezeranya ko mu minsi mikeya video zirajya ziza zisukiranya, aho buri kantu nzajya mbereka akantu ku kandi, aho nzajya mbereka uko wakwikorera iforomo bitakugoye, bitagusabye kwirirwa ujya gutanga amafaranga. Ngira ngo nk'izi video nyinshi ziba zerekana amaforomo, ngira ngo mwagiye muzibona kuri no YouTube channel, zibageraho murazibona. Ni nayo mpamvu rero mbasaba kujya mukora share, kugira ngo na bagenzi banyu bize gukora bino bintu babone yuko hari ahantu umuntu ashobora kuba yakwigira akahakura ubumenyi, bityo bikaba byamugirira akamaro. Nk'uko mubibona rero, iyi ni iforomo hano, ni uku nguku iforomo hano zikorwa. Ariko wenda twigarukire ku isabune. Abantu benshi mufite ibibazo ku masabune mwagiye mukora, hari abagiye bakora isabune zikabapfana zigacika amazi, ariko ngaruka no ku barimu rwose, abarimu mwigisha ntimuhe ubusobanuro abanyeshuri banyu, ntimube mwabafasha ngo babone buri kimwe. Rwose aka kanya ndagafashe ndi kubanenga, kubera ko nimba umuntu aba yishyuye amafaranga, aba agomba no kubona ibyo yishyuriye, bityo kandi uwo muntu ukamufasha akaba yagira icyo nawe abona. Rero kuba wakwigisha umuntu ntumuhe amakuru amwe ukayamuha, andi ukayamuhisha, ibyo bintu rwose mwinenge, ntago biba ari byiza. Hari nk'abantu benshi baba baragiye bamamagara barigiye ahandi hantu, ugasanga umuntu yize gukora isabune ariko ntago azi ahantu yakura ibikoresho, nubwo yanahamenya ugasanga hazi ni ahantu hasanzwe, adashobora kuba yagura ibikoresho ngo abone inyungu. Bityo ugasanga abantu benshi bahora bavuga ngo ibi bintu byo gukora isabune nta kintu kivamo, ariko mu by'ukuri ntago aba ari uko nta kintu kivamo, ahubwo ni amakuru makeya baba bafite, bigatuma badakora za sabune ngo zijye ku isoko nk'uko babyize. Niyo mpamvu rero saba nawe utari wabyiga ngo nimba nufata akanya kawe ukajya kwiga gukora isabune, ujye ubanza umakinge sure ko ibintu wagiyemo ari iby'ukuri. Ubanze umakinge sure nimba amakuru wahawe yuzuye mbere yo kugira ngo ushore amafaranga yawe menshi.
ushobora gufata ibihumbi 10, 20, 50 ugakora urugendo shuri ukabanza ugashaka amakuru, nta puresha uba ufite, nta muntu uba uri bugufunge ngo wagiye gushaka amakuru, aho kugira ngo ushore miliyoni yawe, ushore amafaranga yawe menshi, usange atikiriye muri ibi bintu, banza ufate amafaranga makeya, uba waratanze amafaranga yo kwiga, uba ugomba no kubanza gutanga amafaranga ukabanza ugashakisha amakuru kugira ngo ubashe gukora umushinga wawe utajemo imbogamizi, kubera ko ushobora kwisanga warahombye ibintu byinshi kandi biturutse kuri wowe. Niyo mpamvu rero mba mbabwira ngo gushaka amakuru nibyo bya mbere, kumenya amakuru nibyo bishobora gutuma ukora umushinga wawe neza. Ntabwo inganda zaba zikora amasabune ngo uruganda rwo muri Kenya rukora isabune ruze kuyicuruza mu Rwanda, umuturage wa nyuma murabizi isabune kugira ngo cyangwa se indi product isanzwe kugira ngo igere ku muturage iba yaciye mu bantu benshi, kandi abo bantu bose iba yaciyemo buri muntu wese aba yagiye afataho inyungu. Ntago rero biba bishoboka yuko wakora ikintu ari wowe kivuye mu maboko ngo byumvikane ngo wagikoze urahomba, usibye nyine kuba waba udafite amakuru. Niyo mpamvu rero mbasaba ko igihe cyose mwagombye gushaka amakuru mukareba niba koko ibyo mukora cyangwa se ibyo mwize bihagije, mukareba nimba amakuru koko mufite ari ay'ingenzi, bityo bigatuma wakora wa mushinga wawe neza, maze ukaba wakirigita ifaranga nawe nk'abandi. Kuba usanga abantu barenga ibihumbi byinshi bamaze kwiga gukora isabune ariko bakaba batazikora, icyo ngicyo ni igihombo, ni igihombo kuri benshi, ariko nanone abenshi muri bo bituruka ku bumenyi nyine baba bafite, bya bindi uba usanga umuntu yarize ikintu agahabwa amakuru atuzuye agacika intege ngo ibi bintu nta nyungu ibamo reka mbyihorere, ariko mu by'ukuri nagusabye ngo ngwino wige, banza ushake amakuru, nagusabye ngo nzanira amafaranga yawe, kuko ibintu byinshi ushobora kuba wabona amafaranga, ariko amafaranga buriya ashobora kuba yaguteza ikibazo bitewe n'uburyo wayakiriyemo. Niyo mpamvu mbasaba umuntu wese wiga bino bintu cyangwa se ugerageza kubishakaho amakuru, ujye ubanza witonde, ushake amakuru, bityo utegure umushinga wawe neza, ubone kuba watangira bizinesi nawe ukirigita ifaranga nk'abandi. Rero ushobora kuba wakwifuza kutugana, usibye natwe ushobora kwifuza kwiga bino bintu, ntabwo biba ari ngombwa wenda ngo mvuge ngo muze mbigishe, ushobora kuba utigiye iwanjye wakwigira n'ahandi, ariko icyo mba mbasaba banza ushake amakuru y'ingenzi, kubera ko iyo bavuga ngo ubukire, gukira ni amakuru, ntabwo ari ibintu umuntu agenda ngo yabonye mu nzira atabanje gushaka amakuru, urabanza ugashaka amakuru. Niyo mpamvu
ako kantu kamaze gukwira ahantu hose ngo ikintu cya mbere ni amakuru, buriya udafite amakuru nta n'ikintu buriya uba ufite, niyo mpamvu mbasaba kugira ngo ubanze ushake amakuru witonze, umenye ngo ese iki ngiye gukoresha kirava hehe, iki ngiye gukoresha kirava aha, ese iki ngiye gukoresha gihagaze angahe, ese ibyo ngewe nkenera kuzakuramo bihagaze angahe. Ibyo byose ukabanza ukamekinga shuwa nimba amakuru wamaze kuyegeranya yuzuye, wamara kuyegeranya bityo nawe ugatangira ugakora ya bizinesi yawe witonze nta puresha ufite. Niyo mpamvu buriya iyo ufite puresha mu bintu byose birangira ibyinshi bigupfanye, ukabura ibintu byose ukabibura, kandi mu by'ukuri wagombye kubona amakuru ahagije bigatuma nawe ugira aho ugera. Kuri ino YouTube channel rero ndashaka kuzabigisha buri kantu kose, nshaka gufata umwanya wanjye bitewe n'abantu maze kubona badukurikira kuri ino channel, mumaze kuba benshi umunsi ku wundi, mbona mugenda mwiyongera mukaba benshi. Niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro w'uko ngiye kujya mbategurira isomo ryo kubigisha buri kantu. Ushobora kubereka uko caustic soda itegurwa, uko amavuta ategurwa, kuko hari n'ibyo tuba tutaberetse hariya, uko buri kantu kose gategurwa, ndetse na ba bandi mwagiye mwiga ntimubone ubumenyi buhagije, bimwe na bimwe muzajya mubikurikirana kuri ino YouTube channel. Ngira ngo mwatangiye kubibona nko ku isabune y'amazi, mwarabibonye. Abantu benshi mwibazaga se isabune y'amazi umuntu ashobora gukuramo iki? Ngira ngo abantu benshi, umubare munini, mwagiye munyandikira mumbwira yuko hari ibyo mutari musanzwe munazi mwabonye, munashimira mumbwira ukuntu isabune mutari muzi ko ishobora kuvamo amafaranga angana nk'ayo mwabonye. Niyo mpamvu rero wowe icyo ngusaba ni ugukora subscribe kuri ino channel, ugakora share bikagera kuri benshi, tugakomeza kwiterera imbere ubutitsa, dukora akazi, ibintu by'ubunebwe tubica muri twebwe, maze tugakirigita amafaranga, pana kujya twirirwa dushyira amaboko mu mifuka, biriya nta hantu byatugeza. Rero kuri wowe utarabashije kubona amakuru ahagije yo kuba wakora isabune yawe, ukabana n'ubu ukibishidikanyaho, itonde ubanze ushake umuntu wagufasha, kubera ko nkanjye ndabizi, njya mbona message nyinshi, benshi baranampamagara, ariko mu by'ukuri hari ibyo nanjye mba ntashobora kuba nasubiza kubera ko umwanya aba ari mutoya. Bimwe na bimwe bishobora kurangira abaye nanjye ariko kazi nkora ko kwirirwa mfata telefone, kandi murabizi ko inshuro nyinshi umuntu aba ari mu kazi. Niyo mpamvu mbasaba kuzajya mwihangana rimwe na rimwe ku byo nasubiza, nuko mba nanjye mbona ko kubisubiza bigoranye, ariko ari nako nsaba abantu benshi mujya mumpamagara mushaka gukora icyo nakwita nimba ari uburiganya, niba ari iki,
mukampamagara mumbwira ngo ngo narabigishije, kandi mu by'ukuri ntago nakwigisha umuntu ngo nyoberwe uwo nigishije ahantu aturuka, ngo mbasobanurire mu by'ukuri atari nanjye wabigishije. Mu by'ukuri ntago ngewe naba narigishije umuntu ngo yongere kumpamagara ambwira ngo musobanurire, bitewe n'uko ubumenyi mba naramuhaye buba buhagije, kubera ko inshuro nyinshi umuntu nigishije mba nzi neza ko afite ubumenyi buhagije, kandi nta nubwo aba ari ngombwa ko yanampamagara, ashobora no kuza kuritera aho dukorera, amakuru adafite tukayahana, bitewe n'uko ntabwo umuntu yaba yarize gukora isabune, amavuta ayabona, buri kintu cyose akibona, ngo azakenere kongera kumpamagara. Ni nayo mpamvu rero mbasaba abantu mumpamagara rwose mucishe makeya, ntago mba narabigishije. Mujye muhamagara umuntu wabigishije, cyangwa se mu kimwe nanjye muze mwishyure mbigishe, kuko nabyo birashoboka. Ariko ibyo kumpamagara mumbeshya ngo narabigishije, nakubaza ngo ese nkorera hehe bikakunanira, nakubaza se ngo umuntu wakwigishije ninde bikakunanira, ntago mu by'ukuri waba warize ahantu ngo uyoberwe aho wize, ngo uyoberwe umuntu wakwigishije aho akorera, uyoberwe n'ibyo akora nyirizina. Niyo mpamvu rero iyo muje mubeshya mpita mbafata. Rero mujye mugenza makeya, kuko ntago biriya biba ari byo, ahubwo dufatikanye dutegure ejo hazaza, dushake amafaranga, dukore isabune nziza, dukore isabune zikundwa, dukore isabune zitanga icyizere, ndetse n'umuntu uyibonye ajya abona yuko nyine uri umutekinisiye wakoze ikintu cy'agaciro, ku buryo n'umuntu watekereza gushora imari mu ruganda rwawe yayishoramo, ariko avuga ati ibi bintu ni iby'agaciro. Ku bajya bagira ibibazo bitandukanye ngo ese ibi bintu bishobora kuba nabona ibyangombwa, ese kubikora biremewe, ibyo byose, ayo makuru yose tuba tugomba kuyaguha, inzira yose ishobora gutuma uzajya ku isoko, iyo yose turayigutegurira tukayikubwira, kugira ngo nawe uzajye ku isoko nta mbogamizi n'imwe uhuye nayo, ujye ku isoko ubashe kubona nawe icyo ukeneye, bityo nawe utandukane n'ubushomeri. Hari abantu mudukurikira muri mu Burundi, njya mbabona munyandikira, hari abantu mudukurikira muri Congo, namwe njya mbabona mumpamagara, ndetse hari n'abo ngenda mbona mwandika kuri YouTube. Mwese ndabashuhuje aho muba muri hose. Ntago kuba mudukurikira ngo wenda bizabe iby'ubusa, natwe tuzajya tugerageza tubahe ubumenyi, kugira ngo twigumanire hano kuri no channel, tubashe kungurana ibitekerezo. Ariko ndashaka yuko abantu mudadukurikira, cyangwa se abantu mwagiye muhura n'ibibazo bitandukanye, ari mwe mwagiye mwiga ku yandi mashuri atandukanye, mwandike muri comment, mujye mumbwira uko ibintu mubibona,
Mumbwire se ubundi isabune mukora bimeze gute? Ese ubundi isabune umuntu ashobora kuba yakunguka kuko nabyo biba bikenewe? Hari igihe abantu benshi bagenda bumva ibihuha bikabaca intege, ariko buriya umuntu nyirizina ushaka gukora, ashaka gupanga umushinga neza, arawutegura, agashaka ya makuru twahoze tuvuga. Ibintu byo gucika intege ntago byabura mu buzima, ntago umuntu abura ibimuca intege, ariko ukagerageza ukishyiramo imbaraga. Rero ndagushimiye wowe wabanye natwe muri kino kiganiro, Imana ibahe umugisha.